Hello guys, mwiriwe nanone mumeze mute, mwiriwe mwaramutse, amakuru yanyu twongeye twagarutse kubaha ibiganiro byiza cyane. Nanone ni Gaeta na Kevin. Ikaribu rero. Ego. Abonye abantu benshi bishimiye yuko twagarutse burya abantu bari badukumbuye pe. Bari badukumbuye. Ntabwo narenze ko biri kuri ruriya rwego. Abantu bishimiye ko twagarutse, umukobwa bamukunze. Mwakoze. Abonye ariko ko babonye ko dusa. Wowe se bagira ngo bamushimishe igihareka. Bagira ngo batumuseka. So, byanshimishije cyane ngiye ku giti cyanjye. Rwose nyine sinzi nibaza n'ikintu abantu nyine badukundira agishaka nkabona ntabwo ndimo nyibona. Urumva nyine hari nk'igihe ushaka nk'ikintu nyine abantu buriya abantu nubwo yaba umwe cyangwa babiri ariko umuntu akubwira ati ndabakunda narababuze gutya na gutya nyine urayibaza se aba bantu nyine ntabwo hari comment wa murandisi ibyo ushaka avuga ngo nimba ngo n'ubundi bamuzajya mukora ngo nimba ari kabiri mu cyumweru nimba rimwe mu ngo biri cyumweru ngo mugomba kuzajya mukora. Umva nanjye nari mbakumbuye pe, nanjye nari mbakumbuye cyane, comment zanyu ibitekerezo byanyu nari mbikumbuye rwose. Mwakoze kutwereka ko turi ari inyuma ya kamera baramwumva muri background sound natari. So tugiye kuganira kuki umuryango toujours kuri family. Hari ibintu wambwiraga mu kanya ngo byaba best ndashaka tubivugeho mbere yuko tujya kubya amafaranga. Yewe rwose mutubwire. Uragira uti nta muntu wubatse iyo umuntu yubatse best ni gute avuga ngo ageze best? Si best ngo ni umudamu ngo ufite ngo umudamu mugenzi we wa best cyangwa umukobwa ishwi. Umudamu ufite umugabo w'umubesto we ni umugabo wubatse ufite umukobwa cyangwa umudamu ku ruhande ngo wa besto ngo kujya ngo baganira ngo ibindi bintu ngo bataganira n'umugore. Ariko se ntabwo narenze ko ari ibintu mutaganira n'abagore banyu. Ese abagore bo nibabagira nyine ibyo bintu ahubwo se njye ntabwo turi bubiganireho igihe kinini kuko ntabwo biri bukunde kuko ngewe ndi umuntu usibye no kumbwira ngo ndi umugabo ngewe nyiri n'umusore ntabwo ndi umuntu wemeraga ibintu ngo by'aba best. Njye nemeraga ko ushobora kuba uri umuhungu ukagira inshuti y'umukobwa umuntu w'umujamante wawe nyine wenda swat mwiganye mwakoranye nyine ariko w'inshuti yawe isanzwe nyine ushobora kugira ikibazo ukayitabara, wagira ikibazo ukayitabaza, wagira ibirori ukayitumira nayo ikagutumira gutyo mukabana gutyo nyine ari umubano nyine uri serious. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo ni best wanjye ngo iyo numva mbabaye n'umusore ntabwo nigeze nizerera muri ibyo bintu. Ngo numva mbabaye ubwo rero uyu mugabo wanjye cyangwa umugore wanjye yambabaje ngo niwe mpamagara nkamuganiriza side yanjye. Ikindi kintu nge mu myumvire yanjye kosa ntekereza ko umuntu wubatse ashobora gukora buriya kuvuga ngo ushwanye n'umugore ngo ufite undi mukobwa cyangwa undi mugore ngo muganira ngo cyane iyo washwanye n'umugore wawe cyangwa se ngo ufite umuntu w'igitsina uri umugore ngo ufite umuntu w'igitsina gabo ngo muganira iyo washwanye n'umugabo wawe. Njyewe ku ruhande rwanjye mba numva atari ibintu byiza kuko nimba uri umuntu wubatse mu gihe wagiranye ikibazo n'uwo mwashakanye wagakwiye gufata time ukitekereza ukareba ikintu mfuye n'uyu muntu koko ari mu makosa cyane nanjye hari amakosa mfite ukareba impande zose nyine ugafata igihe ukabitekerezaho ugatangira n'urugendo rwo gukemura icyo kibazo. Ntabwo aba ari cyo gihe cyo gushaka kubyirengagiza kuko kuvuga ngo
kuvuga ngo jana kuvuga igeno ujya kururira ku meza kugira poshe shi kobwara urumva iyo nyine ushatse ugiranye ikibazo n'uwo mwashakanye ugashaka ibintu biguhuza aba ari inzira yo kugira uteye yo gukomeza ikibazo rero mwabibonamo ikibazo gikomeye gute mbese ibaze nimba uko ndakaje mfite wenda umuntu w'umukobwa mpita njya kwirebera tukaganira ubwo ni ukuvuga iki value yawe kuri njye igenda imanuka urukundo nakundaga rugenda rumanuka kuko ni ukuvuga iki igihe kinini abantu babana byo ntabwo babura ibintu bapfa bagakozanyaho ariko mfite umuntu umeze nka harya ka kantu kazimya umuriro bakita gute ngibi bya extinguisher iki fire extinguisher mfite umuntu umeze nka extinguisher mpita njya kureba adrenaline zanjye yarizamuye akahita zisubiza ku murongo ibintu akahita bisubiza mu mwanya wabyo ubwo urumva ufite agaciro nini ni best rero ibyo bintu by'aba best simbyemera buriya uramutse reka wenda njyewe nigirije inama ngira abantu bafite aba best nimba unafite n'umubest ni uburenganzira bwawe kumugira kuko buri muntu agira amahitamo ye ariko umwanya mwiza wo kuganira na besto ni igihe mu rugo bimeze neza akaza nyine ari ibyishimo mu bindi ntabwo ari igihe wagiranye ibibazo n'umuntu mwashakanye ariko abenshi bajya kuba besto babo mu gihe bafitanye ibibazo n'abasheri babo n'abagore babo nta makosa noneho wemera ko besto agomba kuba ahari ariko igihe agomba kuba kubonekera ari mu gihe ibintu bimeze neza ariko ntabwo uri mu nyumva neza ku bintu ndi kukubwira njye nakubwiye ngo ntabwo kwanza njye ntabwo nemera ibintu by'ababesto kuva nyiri umusore simbyemera ariko njyewe mu buzima bwanjye nemera yuko buri muntu ari we wihitiramo uko ashaka kubaho nimba hari umuntu we wumva ko bikwiye kuri we bimukorera wenda gukoresha iryo jambo nimba yumva we kugira besto bimukorera njyewe namugira inama y'igihe cyiza cyo kuvugana n'uwo mu besto ntabwo ari igihe mu rugo bimeze nabi ni igihe mu rugo bimeze neza ubwo nawe nimba ari umuntu mukuru bazikorera analysis arebe ese iyo navuganye na besto bimeze nabi bigenda ute iyo twavuganye bimeze neza bigenda ute kuko most of the time nabo ba besto n'umuntu wemera kukubera besto abizi ko wubatse yaba yubatse cyangwa se atubatse nawe aguprofita mu gihe bimeze nabi mu gihe bimeze neza ababyumva yuko nta hantu yaguhera ariko acyumva ngo ugiranye ikibazo n'umupartner wawe ewana arakwandikira buri kanya aguhamagara buri kanya nekereza ko ari nabo iba ariyo timing yabo sibyo kuko nibwo aba yumva ko uri bumuhe umwanya nibwo aba yumva yuko uri bumubonere time aba yumva ko igihe mu rugo bimeze neza nta time uri bumubonere uri busy ariko rero nyine nimba nawe uri umuntu wubatse ukeneye kubaka nyine urugo rwawe rugakomera kandi ukaba wumva nta n'icyo bigutwaye kugira besto hereza time besto mu gihe mu rugo umeze neza umeranye neza n'uwo mwashakanye ni uburenganzira bwawe kuganira nawe ariko nimba ari umuntu muganira ngo wagiranye ibibazo n'uwo mwashakanye ahantu wabugana si heza ndumva unabishyigikira kumugira njye sinanabishyigikira none se wabuze umuntu wabihisemo kumugira ariko kumugira inama ndi kumugira inama nyine none sitonde nkubaza sibyo itabi sirigira ikibazo ku mubiri itabi na addiction nyine ndi kukubaza itabi ntirigira ikibazo ku mubiri w'umuntu yego none se aka kanya umuntu mwitabi wamubwira ngo riveho ubizi yuko atari buriveho cyangwa wamugira inama
y'uburyo yabigenza kugira ngo itabi wenda azagera hariveho. ubwo se wari kumugira inama y'ukuntu azagera akava kuri besto cyane. wowe uri kugira ngo nibura bizareke guteza ikibazo mu rugo, kuko ni uburenganzira bwe kugira inshuti, kuko nawe wishaka gushaka kubirwanya. iyo se ni inshuti nyine wowe uburyo bwa besto turi kuvuga ntabwo ari ubushuti please. uri kuvuga mu buryo bwa besto bu, ariko wowe wateruye ijambo uvuga ngo tuvugana mu gihe twanye nyine umwe uguhumuriza, umwe uganiriza utuntu ngo ukumva umutima wararuhutse ngo imiruho yo mu rugo ngo niwe uri kuruhura, uwo se ni besto w'inshuti isanzwe. hari abantu rero tutabibwira ngo babareke. aha njyewe simba mbyumva, sinanabishyigikira habe na gato rwose. niyo waba umujyaho ngo mutumeranye neza, iyo biba yabaye inshoreke. rero wewe hari ikintu wowe ujya wirengagiza kimwe, iba yabaye inshoreke. hari ikintu kimwe ujya wirengagiza, hari ikintu kimwe ujya wirengagiza. none se most of the time ahubwo ko abagore aribo bagira aba besto, ahubwo se abagabo bagira aba besto ni bangahe? kandi nyine impamvu iki kintu tutacyumvaho kimwe nuko utari wabyegereje umutima, wowe uri kugendera ku byuzi, ntabwo uri kugendera ku bintu biri rusange. si byo nzi ko abagabo benshi abo maze kumenya ni abagabo. ariko se ubundi itonde nkubaza, abagabo suzi bafite ba besto ni bangahe? wiza kubeshya abanyarwanda, mbwira byibura abagabo bangahe bafite aba besto? maze kubamenya besto famare ibyo ngibyo. wenda wavuga ngo inshoreke ni ibintu biri specific, kuvuga wenda ngo best. kwanza regana nakubwira ibyo bintu by'ubesto ni ibintu by'abana. n'umugabo ushobora gutinyuka akavuga ngo uyu muntu ngo ni besto wanjye, yaba afite n'ikibazo mu mutwe. tureke kuri ibyo bintu by'ubesto ni ibintu by'abana pe completely. njyewe mbizi nk'ibintu by'abana. nta muntu ukuze ugeze ku rwego rwo gushinga urugo wakubwira ngo uyu muntu ni besto wanjye. besto se ko namunaga vuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye. nzi ko ari iby'abana. okay, mvana rero mu bintu aho rero nageze mvana mu bintu hari abantu uri kumbeshya. ntabwo ibyo bintu ntabwo wambwira ngo nzi umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu bafite aba besto. utangiye kunuka ariko ntabwo ibyo bintu bibaho. utangiye kunuka kandi bibaho wenyine. okay, n'abari kutureba muri comment batubwire ibyo bintu ibyo ni kuvuga ndi umusazi. njye ndi kukubwira ntabwo bibaho. njye ndi kukubwira ibyo bintu bya besto ni ibintu by'abakobwa. first of all sibyo, niyo mpamvu unakoze abantu bari kuva ndi kubabwira ko none se nimba kandi babita ba besto, nimba utafashe mushyire muri comment mutubwire. utafashe inguni abagore bo nta besto bagira. nabo barazi navuze ngo abagore cyangwa abagabo. uri gustikinga ku bagabo wagiriye n'inama abagore. ndi gushyira muri rusange. ujya ntabwo uri gushyira muri rusange. muri rusange pe urumva ni muri rusange. ibintu bya besto tubivemo nge simbyemera. usibye n'umuntu wubatse, n'umuntu utubatse se uragi besto se ubundi ni ibiki? usibye ko ari ibintu nyine abantu baba bagendera mu kigare. umuntu ashobora kugira inshuti, umuntu ashobora kugira inshoreke, umuntu ashobora besto ni iki? ibyo nge ntabwo no kuva na kera nari against ibintu by'ababesto. nyigana segonderi hari abakobwa atagiraga isoni akaza akakubwira ngo njyango tuba ababesto. njyewe naciye ku ruhande nahitaga nkubwira ko ibyo bintu bidashoboka. oya mbere best friend genda byumva. best friend abaho, habaho aba best friend basanzwe. urumva besto muri iki gihe iko bisigaye bimeze, bisigaye nanjye kuvugishwa, hari n'abari abasheri ariko bakitana aba besto. urumva muri iki gihe okay, iyo topic best friend mu busanzwe njye it's okay. nta kintu imaze, reka tuyireke twigire mu by'amafaranga. ibyo bintu by'ubesto ni ibintu by'abana
ni ibintu by'abantu nyine bari aho ngaho nta muntu ugeze kuri level yo kugira umuryango yo kuba ari umugabo cyangwa ari umugore wagakwiriye kujya guta umwanya ngo mu bintu by'ububesto besto se n'ibiki ikintu cya mbere twese tuzi udaciye ibintu ku ruhande besto ni umutaka abantu bihishamo ariko imibanire y'abantu bita ababesto naho ibitandukaniye n'imibanire y'abantu bakundana rero aho kugira ngo umuntu w'umugabo cyangwa umugore ajye kwihisha mu mutaka w'abana ngo w'ababesto bakiriya uvuge ngo uri wenda uriya ni ofisi yanjye ya kabiri bitinze ni inshoreke yawe ni umuntu mukundana ni umuntu mufatanya mu guca inyuma aho mwashakanye bigira inzi ngo besto umuntu w'umugabo akavuga ngo besto ikintu cy'amafaranga rero nshaka ko tuba ariko ibintu by'aba besto ntangije mu binyiciye mudu rwose reka yarakaye binyiciye mudu kubona turi gufata umwanya tuganira ku bintu by'aba besto ibintu bajyana bakabaye aribo bari kubikora data dukomeze ariko amafaranga bashakanye bafite umubesto ibyihorere wowe ntabyo ni ibintu biciriritse cyane ibyihorere wowe ntabyo ubwire nata nta besto nta umuntu yagira inshuti ariko nta bintu bya besto so ikintu cy'amafaranga nshaka ko tuvugaho nahoze nganira n'abantu mu cyumweru gishize turi kureba ku bintu bikunze guteza amakimbirane mu ngo niba ukabona abantu barabanye ariko ukabona nyuma yo kubana nyine umuriro waratse mu rugo birirwa bashukana birirwa barwana bagira ute bapfa barushye twaricaye turi kubiganiraho turi kubikoraho turi kubitangaho ibitekerezo tuza gusanga ibintu byose amakimbirane akunze kuba mu ngo cyane cyane ngo zikiri nshya reka mvuge gutyo ashingiye ku kintu cyitwa amafaranga twari turimo twibaza ni gute abantu bakundana bakagera kuri level yo gukora wedding bakabana bataramara n'umwaka bagatangira kurwana intambara igatangira kurota urumva abantu bataramarana n'umwaka usanga hari ukuntu umuntu aba yiteze ibintu yagera mu rugo agasanga ibintu uko yabitekerezaga siko bisanze nyine akamera nk'umuntu utengushywe ndashaka kwihana ibintu byo kuvanga ikinyarwanda n'izindi ndimi ndashaka kubyihana ndashaka kubyihana ijana ibintu byo kugenda umuntu avanga n'izindi ndimi ndashaka kubyihana ijana urumva akamera nk'umuntu utengushywe akaba ari nabwo intambara zihita zitangira mu rugo gusuzugurana amakimbirane ndashaka kukubaza wowe ukuntu ibintu wabitekerezaga mbere y'uko nyine ugera mu rugo nyine ukuntu wumvaga ugiye kubaho ukuntu wumvaga nyine ibintu bizamera niko byagenze njyewe nta high expectation ari mfite uzakubita abantu kuko bavanga ikinyarwanda n'izindi ndimi se cyangwa uzabakubita kubera njyewe nta bintu njyewe nta bintu birenze nari niteze yego njyewe nta birenze wari witeze nari nzi ko byose bishoboka nari niteguye kubona ibintu byaba byiza cyangwa ibibi numvaga ko byose bishoboka ushobora kuzagera mu rugo bikagenda neza nkakenera ibyo byose nifuza n'igihe nshobora kuzagera mu rugo bikaba nabi kurusha uko byari bimeze
ibyo byose njye naje mu rugo so kwakira rero ko wenda tugiye muri crise ntabwo byangoraga nashakaga uburyo niyadapta yego n'ibyabaga byoroshye ariko ntabwo ngiye byanyangizaga mu mutwe cyane kuko nabaga umutwe wanjye wabaga nese niki cyatumye isomo ryatumye ubyitegura waryize ko wari ukiri muto njyewe usa ndabivuga gutera none mu Kinyarwanda ubeshya abantu njyewe kuvuga munyanganira ndavuga mu Cyongereza njyewe ni flexible urabizi nawe uriyoroheje ntago ari kwiyoroshya flexible ntago ari kwiyoroshya njyewe nakira wakira ibintu byose mu buryo bworoshye yego nakira ibintu byose mu buryo bworoshye kandi njyewe ntago ndi umuntu uba ufite amahame ameze gutya akomeye ku buryo adashobora kuza ikintu gishobora kumpindura ngo bingore gishobora guhindura ntago ari kumpindura ngo wenda ngo ndahindagurika nyine gishobora gutuma ubuzima wenda narimbayemo buhinduka kubyakiranye ntabwo byangora sibyo so njye nuko neye nikomeze rero wenda iyo nabaga nzi ko wenda nta mafaranga ahari kandi wenda numvaga ko biri kose yaba ahari kubyakira ko adahari ntabwo njye byangoye cyane urumva rero njye mbona ari byo bintu byamfashije kuba wenda nta bintu by'amafaranga cyane yego njye ntabwo bivuze ko njye ndenze ngo wenda nzi kwihangana ariko nyine ndiyakira none se nyine wowe urebye kuko nawe ubana n'abantu uzi abantu bagenda bahura n'ibyo bintu urebye nyine ikintu gituma nyine bamera nk'abantu batengushywe bikaba byanabangiza mu mutwe ubona biterwa n'iki ni imiterere se wowe watinze cyane ku miterere yawe niho honyine ruba ruzingiye ingatano kuko ari abantu baba badashoboye kwihangana urumva imiterere nayo yazamo cyangwa no kuba wenda barabeshwe ibishashagirana akaba ari byo bishyira mu mutwe cyane noneho kubona rero ibintu bagera mu rugo bakabona bidashashagirana kubyakira bikabagora kuko ari byo baberetse barimo muri gahunda zo kubatereta wenda muri gahunda zo kubashaka kubashyira amaguru bakabebereka ibishashagirana noneho bagera mu rugo babibura kwiyakira bikabagora njyewe mbibona mu buryo bubiri uburyo bwa mbere mbibonamo hari umugani bajya bakunda kuvuga mu Kinyarwanda ngo agasore katiraririye ni karongora inkumi abasore benshi hano hanze barirarira pe benshi ahubwo ni igihe n'iki kugira ngo abakobwa namwe gukunda ibintu byiza bacukumbura gukunda ibintu byiza ntibikabahuma amaso ngo mubure ubwenge bwo kumera bwo kureba kure reka mbivuge gutyo kubera ko nukenjoyinge ko ndi kuza kukudropinga ndi kugusohokana ahantu heza ndi kuguha icyo ushaka kudropinga ni iki ndi kuza kugutwara aho ugiye hose ndi kugusohokana ahantu heza ko ukeneye kose ukabona iPhone 15 what byose ariko unanirwe kureba kure ariko uyu muntu kuba ari gukora ibi nibwo bushobozi bwe cyangwa ni ukugira ngo anshengere mbone ko ari we muntu ukwiye abakobwa cyane cyane bige kugira akantu k'uruhande rubi negativity side sibyo nyine urebe ibi bintu ni byiza ariko ugire nishaka zibe pourcentage 30 zo kwibaza ngo ari ku buryo urengejeho kariko utangira no kureba ibindi bintu bibi utangira gucekinga ariko nyine uruhande rubi kuri uwo muntu utangira kuvuga rwose ni gute uyu muntu akora ibi bintu byose ntarumva n'umunsi n'umwe ambwira ngo ari mu kazi amafaranga ava wenda nturi bumwinjirire ngo umenye aho amafaranga ava suri bumwinjirire ngo umenye aho amafaranga ava ariko ijisho ryawe rimwe rirajya rireba kuri urwo ruhande
urebe ngo se ibi bintu abikora ryari ansohokana ryari gute ntabwo iyo wisigiye iyo space uwo mwanya wo kureba ibyo bintu bindi ntabwo ugenda ngo utwarwe ngo ugende wese urumva ikintu cya mbere rero kibitera ni ukwirarira kw'abahungu umuhungu araza nta n'akazi agira tureke no kuvuga wenda ngo afite akazi karaho nta n'akazi agira ni wa muntu urindira kuzaturitsa akadiru agakuramo nk'ubwo 200 250 ibyo nabyo atazi ngo bizaba ryari agakuramo ako kamiliyoni akagira ute akaza amafaranga yaba yayabonye agakodesha imodoka ukwezi rimwe na rimwe akanakubeshya kariye rimwe na rimwe akanakubeshya kariye kibiri mu kazi rese simbana n'abahungu abahungu turabana uko babayeho ndabizi ntabwo ibindi kuvuga ari ibintu ntazi ndabizi ni inkuru y'impamo ni ibintu nzi ku bantu barenze umwe sibyo akayikodesha rimwe na rimwe akanakubwira ko ari imodoka y'ibiri mu kazi akaza akagutwara n'igihe atayifite akaba afite nk'abantu b'inshuti ze b'abajama azi ngo kanaka aya masaha bari mu kazi wamubwira ati ngiye aha n'aha akaba yanamutira akavuga ati ndashyiramo ka essence ka 5 reka ngeze umugore aha n'aha bite nkugarurira imodoka abantu nk'abo bazi kwiyemera akoresha uburyo bwose ku buryo intwaro yose ashobora gukenera aba zifite hafi ni ku buryo mumenyana ufite imodoka uri umusore akakugira inshuti akaba yanakoza ibirenge kubera iki najya ashaka gutwika avuga ati reka nitabaze kanaka usanga afite nk'inshuti 10 zifite imodoka nawe nta modoka agira kandi azigutwara rimwe na rimwe ugasanga izo nshuti ze azibeshya ko afite imodoka kuko abantu birarira ntabwo birarira ku bakobwa gusa birarira no ku bahungu none se naguha imodoka yanjye gute nakwizera ute nta modoka ugira ntacyo ariko iyo mubwiye ngo ngiye imodoka yanjye ibiri mu kazi narayikodesheje hari umukiriya wayikodesheje amezi angahe uhita uvuga ati uyu nguyu we ntacyo turi muri class imwe nawe afite imodoka urumva aba yirarira ku bantu bose ubwo umukobwa akaba ari ahazi ngo sheri we afite imodoka azihinduranya buri munsi rimwe na rimwe akanakubwira ko zose ari izi hari n'udatinya kukubwira ko zose ari izi akodesha abatipa hanze bafata risk nta n'igare agira imodoka yose umubonanye akakubwira ati ni yanjye ati nuko mba nayihaye abakiriya ati ngiye nkora business yo gukodesha amamodoka you get yaba yaturikisha akadiru akadusohokana mu mahoteli ngenda baza batipa datinya no kuguza amafaranga kugira ngo asohokane umukobwa akaba yaza akaguza nk'ibihumbi 100 mukagenda akahita agura boto hariya y'ibihumbi 30 40 50 ukavuga ati umuhungu n'uyu nguyu urumva warira phone akemera nka diru yaraturikije ya miliyoni akagenda akagura amafone y'ibihumbi 700 akarya ubusa ukavuga ati umugabo n'uyu reka rero muzagenda kandi noneho iyo ukundana n'umuntu ubuzima muba mubanyemo ntabwo ufite access yo kumenya ngo yinjiza ngahe ngakora ibiki ngafite iyihe mitungo ibyo ntabwo biba bikureba ibyo ubureba ni ibyo nyine byaho ngaho bigaragara mukorana reka rero kandi abajama kenshi bakora ibintu nk'ibyo abafite ikintu kimupushinga mbere na mbere ni abantu bisumbukuruza batereta nyine abakobwa barenze akavuga ati uyu mukobwa ntitwaye gutya yazambona imboga mu menyo ntibyazavamo ni umwana wo mu bakire cyangwa se ni umukobwa nawe wifite amafaranga ye urumva akemera akihanyagura akikoza hirya hino ariko kugira ngo agukonfirime akwemeze kabisa agufata gucengere uvuge ati umugabo n'uyu nguyu iyo mugeze mu rugo ubu kirarangira ukamara amezi 2 ujya mu kazi umugabo aryamye atabona na 2 byo kugura umuriro
atagira ute urumva kuko akadiru umuntu ashobora no kugaturitsa rimwe mu mezi 3 ugasanga urugo ni wowe ugiye kugira ute kurutunga guturuka kuri A kugera kuri Z none so umuntu ni hehe atamera nk'umuntu utemushywe birumvikana nye ibaze mugiye kubana n'umuntu wishyizemo ko ari miliyoneri afite imodoka zirenga 5 akodesha kandi abakobwa niyo muri kuganira utwo tuntu mujya mutugarukaho disi ati afite cash arikorera akodesha amamodoka kandi nta n'agapapuro uranabona kanasinye afite amamodoka wakubaza amakorikizo afite amamodoka 5 akodesha kandi nk'akazi aheruka gukora yarahembwaga nka 50 abahungu nabo basigara abasikamas cyane hari ingo nyinshi z'abantu nyine b'abakobwa navuga baba baratuburiwe reka mbivuge gutyo ubona zitameze neza ariko kuba yarageze muri urwo rugo akaba ari ubutubuzi yakorewe pe akaba rwose umuntu yaramuteguriye ikinamico akayimukinisha neza akaba ari ubutubuzi yakorewe kandi ugasanga nyine rege iyo wageze mu rugo gusubira inyuma ntago ari ibintu byako kanya urabanza ukavuga ati reka ariko nihangane wenda afite personality nzi afite nyine wenda bizaza mu nyine kuko ndanamukunda wenda azabona amafaranga wenda nubwo adafite amafaranga bazayabona wenda afite umutima mwiza wenda afite iki kugarega utangira kugenda urebaho ariko waratengushye uba waranamukunze uwo muntu waranamukunze ku ruhande rw'ibyo byose waranamukunze umutima wawe waramaze kumukunda ariko wamwakiriye kubera ayo mafaranga nyine ni bimwe mu byatumye agukurura ariko uba warageze aho ukamukunda ariko si ubwo umuntu kwicamo gutyo ubwo uko akwereka ko ateye n'ubundi ubwo niko bateye ariko uwo muhungu nawe ntushobora kumurenganya kuko niyo ntwaro kandi barakubwira burya gutereta ni urugamba mu rundi ukoresha intwaro zose ufite kugira ngo utsindire uwo muntu niyo ntwaro aba yarabonye yakoresha kugira ngo amutsindire kandi aba yarayikoresheje akagufatisha ahubwo ikindi kintu mbwira abakobwa namwe mureke kukigaragaza nk'abantu basonze amafaranga basonze ibintu cyane mureke kwigaragaza nk'abantu barenze none se reka nkubaze wagize ngo reba nkawe duhura nakubwiraga ibintu biciriritse byose nkabona uri kubyemera ibintu biciriritse byose nkabona uri kubyemera burya iyo wigize umuntu uciriritse nta muntu ukuzaho yigize umuntu wo hejuru umuntu wese uje nyine ashyira agapira hasi ahita yibona ko nta kirenze aravuga ati uyu muntu nubwo namusohokana muri dayari nta probleme nta kibazo aba yifitiye araza nyine akabona ko akwiye kuba we ko buri kintu cyose wowe wacyemera bikagufasha nawe kumenya uwo muntu wa nyawe uje gusanga ariko umuntu araje isumubwira ati wenda uri nk'umujama witegeye nk'akamoto ugeze mu rugo uramuhamagaye amubwira ati ubungubu utindi kuri moto tureka ngo uhamagare ngeze mu rugo ati turi kuri moto tega moto ati njye sinkunda moto ati bisi zo ati sinzi no kugenda muri bisi ziheruka niga nko muri segonderi turi kujya ku ishuri ati kuva narangiza segonderi sinagenda muri bisi nazira tapandi ngo bavuga sinzi ibyo ari byo ati nta niyo ugira se ati burayitunga ngo nyikoreshe iki natunga tapandi ngo nyikoreshe kuza atavuga ati nanjye sha sinzi uko bigenze ngo ndega kamoto usanzwe sinjya ati ringi ubwo aho muhuriye ni kabu nk'aho mutari kumwe kandi akamoto akagafata ariko nyine kuko wamukanze wamubwiye ko utagenda kuri moto wamubwiye ko utagenda kuri bisi kandi ntashaka kukwitesha kugira ngo agukomfirime se urumva nyine ari buzane ibintu bya moto kereka iyo muhuye ari umuhungu nawe w'amaprincipe agahita akubwira ati ngewe burya nigendera kuri moto agahita nabona yuko utari urwego rwe nta n'ikintu ubundi mugomba kuvugana nyine akikomereza ariko ba bahungu nyine birarira nabo bizirika ahita atangira nyine nawe akajya gutira amamodoka yayibura akagutegera kabo urumva umuntu
ukamubwira nk'ahantu uri gusangirira agacupa n'abashuti cyangwa ahantu sinahicara pe kandi nta hantu yihagazeho nta hantu ushobora gusanga wenda nka fanta igura nk'igihumbi kuzamura nyine ntabwo ari kwihagararaho ntacyo watwaye ntacyo fanta y'igihumbi ahantu ihagazeho ni none se ariko sarazamuye tuvuge nka 2 tuzamura ari agato ahantu saba yihagazeho wajya kuhanywera uko wiboneye buri munsi wahabwira umukobwa ati aho ngaho ngiye sinanahicara kubera ikibazo agize umuntu uhambona gusa ahantu hagize umuntu uhambona ubwo asohokera muri twa tubari 5 star hoteli 5 star uri kubyumva umuntu azagutuburira nyine kugira ngo akugereho ariko nubwo waba uri kuri urwo rwego bitwaye iki wifashe ukishyira hasi ukanabeshya umuntu ko wari uri muri bisi kandi wenda wari uri no mu modoka yawe hagati uyu munsi nari nateze akabisi kugira ngo ubone urwego rw'uwo muntu buriya wicishije bugufi na wa muntu utanakurenze ariko uri kwereka ko ashobora kuba akurenze nawe aba ashaka kukipimaho abantu bajya biga akantu ko gucisha ko kwiyoroshya ko guca bugufi ko kumva nyine bagomba kubaho ubuzima bwabo apana kumva ko bashaka gukangura kanga ndetse uraje nguje kunkanga kandi wenda nanjye mfite tekinike nk'igihumbi zo kugutuburira mpaka nkugejeje mu rugo cyangwa nkubyaje kuko hari n'uwo mutabana ariko kazajya kwiroturwa mwarabyaranye atari n'umuntu wanagurira n'umwana amata araho ari rwose atari n'umuntu uri ku rwego rwo kuba yanagurira umwana umwenda kandi mwarabyaranye uzi ngo ubyaranye n'umukire ngo nta kibazo ngo uzagira ubundi ukahita wangara original umva rero ikintu cyo kwizerera cyane mu bintu by'ubushobozi abantu ntibashaka bakigabanye kuko bitenguha abantu benshi birabatenguha noneho ikindi wenda aho ni mu gihe umuhungu yiraririye hakaba n'ikindi kintu abantu bakunda kwibeshya yaba abahungu yaba n'abakobwa nyine umuntu murakundanye mu buzima bwanyu bwa gisore umukobwa wifitiye akazi umuhungu nawe yifitiye akazi ke wenda ntimunahembwa amafaranga menshi ariko urumva inshingano ziba ari nke buri gihe umuhungu yishyuriye geto yakoze ibyo kurya bihari urukweto rwiza yaruguze ipantaro nziza yayiguze hasigaye aba ari ayo kwenjoyinga burya nimba hari n'ukuntu wenda afasha umuryango utw'ingenzi yagombaga kubafasha yadushoje irindi faranga rimugeze mu mufuka ni ukuribyinira urumva noneho ukabona relationship yanyu mu rukundo rwanyu mwibereyeho mu buzima 5 star nakwereka ugatabishaka urumva mwibereyeho mu buzima 5 star mwirirwa twagiye trip ahangaha indege Rwanda ya Kamembe ikibiki byose noneho cyane cyane abakobwa nibo bikunze kubaho bakibeshya ko ubwo buzima no mu rugo ariko buzakomeza urumva ikifunguzo kirekejana akibeshya ko no mu rugo ariko bizakomeza reka rero bazikubite mu rugo inshingano zihite zibakandamana usibye no gusohoka mujya hehe na hehe no gusohoka weekend ngo mwicara ahantu murya akantu imibare itangire kuba imibare burusheti heruka kumunwa mutangire kubite kamara igihe nagafanta urakoza mu kanwa utangire kubitekereza wumve byari byiza ariko wumve hari ibindi bintu by'ingenzi bihari mugomba gukora urumva bwa buzima wirwagamo bwo kuryoshya bwo gusohoka ni he hagezweho hano bafunguye restaurant cyane ka tujye kwitestinga hano bimeze gutya hano kuwa gatanu haba hashyushye mugende mwibere mu rugo mwibera abantu bo mu rugo gusohoka ni rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu hari abantu bakunda gusohoka ku buryo icyumweru kitashira yaba bafite abo baba bakimeze neza inshingano ziba zitabakubise
ni naho ndi kuvuga umwana atarazamo. Iyo umwana ajemo ho iyo umwana ajemo amafaranga hari n'igihe uba ufite amafaranga ufite byose unabifite ibitotsi bikagutangaza ukajya kuryama. Nyine nicyo ndi kukubwira, ntabwo navuze inshingano, ntabwo navuze ko ari ikibazo cy'amafaranga. Hari n'igihe gufatanya gahunda z'urugo n'akazi n'ibiki ushiduka utari kubona umwanya wo gusohoka kandi n'aya mafaranga uyafite. Noneho rero nk'umwe muri mwebwe wumvaga yuko tugiye kwibanira n'umuntu dukundana, noneho tube dufite umwanya munini wo kurya, tube dufite umwanya munini wo kwenjoyinga, noneho mukabona wa mwanya munini wo kwenjoyinga uri kubura, mugatangira kuba disappointed. Mugatangira kuvuga ati ibintu ubundi mbaye munini iki, mugatangira gushwana bya buri munsi. Kubera iki ubuzima ntabwo rero bwiteguye rwose, ibintu ubuzima wumva bujemo ntabwo ari bwo urimo. Noneho rero abahura n'iyo kesi yo kubura umwanya ni na bake, abenshi n'amafaranga niba biri kuvamo, kuko burya uko byagenda kose amafaranga winjizaga uri umusore, iyo ariyo ukomeje kwinjiza uri umugabo aba ahita kubana make cyane, kuko ubuzima ubamo buba bwazamutse. Uba wari umusore wikodesherezaga inzu y'ijana, gito yawe icuma na saro cyangwa se bibiri gutya na gutya, sibyo y'ijana. Uri umuntu wimenyaga nyine wowe na gahunda zawe n'ibiki n'ibiki. Nushaka ubuhembwa magana, nushaka umugore ujya mu nzu ya 25, nujya mu ya make. Umuntu w'umusore wabaga mu nzu y'ijana agiye mu ya make yashatse yaba ari amagana 2. N'utundi tuntu mu rugo hahora surprise buri munsi, ufite ikintu utari witeguye kandi kigusaba amafaranga. Urumva amafaranga aragenda akahita kubana make, ukabona bya ifaranga yirwa gunywera usohokamo, nagiye Gisenyi ndi Muhazi, nagiye gutyo, ukabona ntibiri kuvamo. Cyakora ukabona uduhumbi 50 20 kugenda ukicara ahantu ukanywa agacupa ukarya agakoko ugataha ukajya kuryama, ukabona turi kuboneka wenda rimwe mu kwezi. Noneho izo mpinduka zibayeho z'ubuzima, ubuzima bukonje muri kubamo, nabyo bitenguha abantu, bagatangira kurebana nabi. Inshingano zita ziteza amafaranga, ukabona uri kuyafata guruka. Wari waramenyereye kunywa kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, umutangiye kuba frustrated, ukumva nyine uratatswe, ukumva uvuze ati none nese njye nashatse kugira nkene kandi kugira mbeho nabi, kandi ntumenye ko icyahindutse ni kwa kuryoshya wahoragamo. Ariko ubuzima ubayemo ni nabwo bwiza kurusha ubwo wari urimo. Urumva wavuye mu nzu y'ijana uri kuba 25, wirirwa kurya resitora, uri kuza ukarya mu rugo ukarya neza. Urumva ya mafaranga wasohokagamo hari ibindi bintu ari gukemura kandi biri gutuma n'ubundi ubuzima bwawe buba bwiza. Ariko kubera ko mu mutwe wawe wari witeguye ko noneho ugiye kuryoshya bya nyabyo, noneho ahubwo kumva uratewe nyine ibintu wari witeze ukabona ntibibaye. Akantu rero k'amafaranga abantu mutarashaka bateguza, ntabwo mugomba kwizera bitangaza. Ubwo rero ubwo turi kuvuga ibyo hiyongereyeho n'icyo kuyakoresha nabi kuri umwe muri mwe. Iyo bibakasa mutwe, urumva ni make. Noneho umwe muri mwe nta nubwo azi kuyakoresha neza. Ibintu bita bibabara management kandi byanze bikunze ni abagore n'umwe ku ijana ushobora gusanga bakoresha amafaranga neza. Ndareba utasaga ariwe mvuze humva, mvuze abagore. Noneho hakaba n'abagabo nabo benshi ntabwo rwose ibintu byo kujera amafaranga ari ibintu byacu.
mwe ntimuzi kuyakoresha neza ariko muzi kuyajera. Iyo ushaka kuza ugasobanurira umuntu ibintu wakoze n'akamaro kabyo rwose akuva nyine wayakoresheje nabi ariko ibintu wayakoresheje nabyo byari bikenewe. Ariko noneho twebwe ntabwo tuzi kuyajera. Nshobora kuza nkakubwira ibintu yakoresheje ukumva n'agahinda karakwishe. Nahuye n'akana k'inzara yenda kumwica muhaya. Nahuye n'akana twari tumaze igihe tutabonana mugurira akantu ko kunywa. Kandi wari umaze igihe uyabitse. Nahuye n'udukweto tw'umwana mpita nugura kandi ntiyari anazikeneye n'izo afite ntazambara. Nyine twebwe akenshi dukoresha amafaranga mu buryo bushingiye ku marangamutima y'ako kanya. Ako wenda umugore aragenda mwari mwayateganyirije wenda kugura ikintu runaka akagenda akayahahamo akagaruka akubwira ati amafaranga yose nageze mu isoko mpita mbona hari ibintu byinshi dukeneye mpita nyahahamo. Niryo tandukaniro. Mwe muyakoresha nabi ariko byura mukayakoresha n'ubundi bintu by'iterambere byari bikenewe mu rugo. Ariko abagabo bayakoresha ibintu ni ugusesagura mu magambo make. Abagabo bayasesagura ukumirwa akakubwira ibintu wakoze ukumva agahinda karanakwishe. Ariko hari n'abagore biyambarira kahita ujya kugura. Hari igihe mba nicaye ahangaha ndi kuvuga ati mana nkeneye inkweto nkeneye imyenda nkeneye ibi nayabona bikarangira byose nyahahishije. So ni icyo ngicyo rero kunuza ku mafaranga. Amafaranga akunze guteza ibibazo cyane cyane kuri young couples, kuri couples zikiri ntoya. Ariko inama nagira abasore mureke kwirarira mwigaragaza uko muri niba ngombwa mujye no hasi yuko muri kuko urirarira ku muntu umugeze mu rugo ariko zo uzakomeza kumwirariraho cyangwa ibyo wamumenyereje uzakomeza ubibone. Nimba ufite gahunda ku muntu yo kubana nawe mwireke kuri ba open kuko nibyo bintu bishobora anaze mu rugo nubwo utabivuze sibyo. Ariko kenshi nakundaga kuguca intege mbwira yuko mu rugo ibintu bizaba ari akasamutwe sibyo. Nakundaga kuguca intege nganagobwi nyine hakaba hari n'ibyo nzi yuko utazabibura nzi yuko bitabura. Ariko ibintu byose nakubwiraga ari ikintu n'iki na kimwe nakubwiye ngo kizaba cyoroshye nitugera mu rugo. Wowe warambwiye ngo ntego bizakomera ariko ngo nzarwana paka nyine bigenze neza. Kandi ni nacyo kintu wagakwiye kubwira umuntu mugiye kubana kuko nago urugo nago muba mugiye muri paradise nago ari igitaramo muba muri gutegura ngo mugiye kubyina. Urugo ni urugamba ni challenge nshya ni ibintu bishya muba mugiyemo kandi ibintu bitoroshye. Urugo ntabwo ari ibintu byoroshye nta n'ahandi hantu uba ubizi ku buryo wabwira umuntu ngo ibintu ngo bizaba bimeze neza. Njyewe na making agashowa ko nagushyize hasi ku bintu byose n'ibyo nzi ohe. Nk'ubu ntabwo nari kwicara ngo ntekereze ko nabwirirwa ngo ntekereze ko ngo naburara cyangwa ntekereze yuko nabura rent. Ariko nabyo nakubwiraga ko kubibona bizagora. Warambwiraga ngo yego ngo rent ntabwo yabura ngo n'ibyo kurya ntitwakicwa n'inzara ariko nyine ibindi nabyo ugomba kumva ko hari igihe bishobora kubura. Nabyongeragaho bikagorana. Ushobora kugenda uko nabikubwiraga rega ndabyibuka kuko byabaga bimeze nka script. Warayifashe mu mutwe. Nibi ndagira mutegure mu mutwe utazaza ufite high expectation ukazaba disappointed ugeze mu rugo. Kuko wenda nabaga numva ko nyine
hari urwego ndi hari ibintu bitagorana ariko ntuze wumva wize ntugendere mu kigare cy'urukundo urimo n'uburyo uryohewe ngo wumve ko ari byo ugiye gukomerezamo mu rugo. Iki kintu nicyo nashakaga nyine kugusiba mu mutwe. Ntabwo yagana wenda reka tuvuge da uko byagenda kose sindi ku rwego rwo kuburara no kubwirirwa no kuvuga ngo wenda unaburaho kuba n'ibiki afite ibitotsi arashaka kuryama. Navuga ariko ukibona ko n'abantu hari nk'igihe ashobora kugenda agakodesha inzu y'ibihumbi 200 ariko ubuzima dore nitwe twakuzanye ngaho babaze uri kubareba se urumva ariko wenda ibintu bikagorana mukaba mwava mu nzu y'ibihumbi 200 mukajya nko mu 180 kubera ko ibintu wenda bitameze neza ariko ngewe ibintu ntemera ibyo warambwe ngo ntago bishoboka kuri nge ntibyakunda byo gutera inyuma wapo buri aho kugira ngo uve ku rwego uriho usubire hasi wakwemera ukavuga naha ngaha mpagaze nzahapfira nzahanambira ariko nzahava njya imbere ntabwo nzahava nsubira hasi kuvuga ngo njye ni nayo mpamvu mu buzima bwanjye ntigeze nemera biriya bintu ngo reka ngo nkodeshe inzu nziza ngo ihenze ngo yo gukoreramo ubukwe ngo ubundi ngo buki nirangira ngo nzajye ngo mu nzu ngo yo ku rwego rwanjye reka dore tugiye kwimaramo imyaka 2 none tumaze imyaka ingahe tubana urumva hano nzanahava kera rwose buriya aho kugira ngo utere intambwe nugeraho uvuge ngo biranze ngo reka nsubire inyuma gatoya umva kugira uzasubire hahandi wavuye bishobora kugutwara imbaraga zirenze izo wakoresheje kugira ngo hagere mbere. Icyo nsozerezaho ni iki urumva nimba wateye intambwe nyine rwana hatana nyine bindwanye ngende indwanye ntago wambwira ngo ngeze ahantu ngo ndasubira inyuma mu buryo bworoshye ntago wenda nshobora no gusubira inyuma ariko ntago ndi umuntu wakwicara ngo nigire inama yo gusubira inyuma oya wenda ibihe iminsi ishobora kunsunika ikampe zikandusha intege nkasubira inyuma ariko nge ngo ndicaye ngo nigire inama ngo reka nsubira inyuma ntago byakunda ngo ntago yaba ari ngewe. Naho ibindi rero byo kuvuga ngo ibibazo financial nyine biza mu rugo kubera nyine uburyo bw'amafaranga budahagaze neza abantu ntago wenda Imana ishobora kuguha umugisha ugashaka ukahita unazamuka ugatera imbere y'amafaranga ukayabona ibintu bikagenda neza ariko ingo zose zigitangira zihura n'ikibazo cy'amafaranga ikibazo cy'ubushobozi ni ibintu sinzi ko hari uburyo wakora ngo ibyo bintu bikureho kuko byonyine na buriya bururu mukiraba ruru mu rugo hari igihe mukomeza kwiberaho mu buzima nk'ubwo mwabagaho mukiri abasore mukirengagiza yuko ubu noneho mwabaye umugore n'umugabo no mugashiduka ibintu by'ingenzi biri kubakubita mutari tayari amafaranga mwara yakoresheje ibintu bidafite 10 by'ubusore ubundi bishira iyo wabyaye cyane. Rero haba hari mistake nyinshi umuntu ashobora gukora kubera ko ibintu arimo ari bishya bikamuteza crise y'amafaranga. Reka tuvuge ni nubwo wabona akora n'amafaranga hari igihe usanga wayakoresheje ibintu bitari ngombwa noneho ibiri ngombwa byaza bigasanga nta mafaranga uhagararanye cyangwa wicaranye. Ibyo rero uko ugenda umenyera kugenda utinda kugenda umara igihe ni kugenda umenya uburyo uhandoringa nyine uburyo ukemuramo ibyo bibazo uburyo uhagaze uburyo gahunda zose ziba zimeze. Rero nta rugo rushya tutazahura n'ikibazo cy'amafaranga. Abantu nimukajye ibintu byo ku expecting ibintu birenze
mu rugo. Ibyo rwose nabagira inama yo kubyirinda, ukajya ujya mu rugo wumva yuko ugiye ku rugamba nk'urundi rwose. Urashaka kurira imbere y'abantu? Imbere y'abantu urumva, ukagenda nk'umuntu ugiye ku rugamba witeguye ibibi n'ibyiza ugiye guhura nabyo, kandi ukaba uri umuntu witeguye guhangana nabyo. Ni ibyo ngibyo, kandi numvaga hari abantu benshi babikeneye ko tubiganiraho. Yego, byari bikenewe rwose. Byari bikenewe pe, naho ibintu by'ababesto umbabarire topic nka ziriya ntukajye uzigaruka. Umva rero muramuke, mugire umunsi mwiza nimba ari ku manywa, ikindi ni iki, mugire igitondo cyiza nimba ari mu gitondo. So guys, turabakunda cyane kandi twishimira support yanyu. Oya, bajye banatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Rero nitwa Remera Gahita ahantu hose, Twitter, Instagram, Facebook. Nitwa Remera, ariko ndashaka no kujya. Nitwa Nyampinga Kevin, hasi handitseho Emmanuel Kevin. Ndashaka no kujya kuri TikTok, uzayinjyanaho muri iyi minsi hose. Uyu nawe yitwa Remera Nyampinga Diana. So mushobora twandikira mukatubwira nk'ikintu mushaka ko tuzaganiraho. Ntabwo turi aba expert, ariko natwe ibitekerezo byacu uko tubyumva namwe muba mubikeneye, nk'uko namwe muba mukeneye uko natwe tuba dukeneye uko mubyumva. Bajya baduha n'ibitekerezo n'ibintu bashaka ko tuganiraho, cyangwa se ukazanaza tukabiganira. Yego, byose tukazanahura tukabiganira. Nawe uhari ufite nk'ikintu ushaka yuko tuzaganira, rwose uhawe ikaze. Umukobwa afite ibitotsi. Bye bye.